kuko indirimbo yashyizemo ikirungo nta mananiza irakundwa ugasanga indirimbo yanuriye. Icyo gihe umuriro wari washize mbura amafaranga yo kuwugura, nabaga nanaje n'amaguru nabuze n'ijana ryo gutega bus. Bruce Melody washakaga kuba umuhanzi yatangiye kubona ko ibyo kuririmba bishobora kuba bitoroshye, ahitamo kwiga gukora indirimbo akazajya akorera abandi ndetse nawe ubwe. Nakoze muri studio y'Masaka nza kubona indi Rwamagana, naramubwiye ngo banumva indirimbo zawe zoroshye nk'udupapuro. Nyuma mama wanjye yahise apfa, nabwo muvugishije numva ntacyo bimubwiye mpita menya ko yarakaye. Uwo mwaka ariko nubwo yahuriyemo n'ibibazo yanibarutsemo umwana we w'imfura yise Bright. Ni umuhanga mu kuririmba, akaba n'umwe mu bahanzi bamaze kuba ikirangirire mu Rwanda no hanze yarwo, ndetse ni n'umwe mu birahirirwa na benshi bakurikirana umuziki cyane cyane. Ubuhanga bwa Bruce Melody ntabwo bushidikanywaho, wavuga ko ari umuhanzi wa mbere ntabwo yaba yibeshye, nubwo benshi bakunda gutandukira ndetse bakavuga ko ari na The Ben. Gusa aho ni ku ruhande rwabo, buri wese aba afite uwo yikundira. Gusa nanone kwavuga ko afatiye runini umuziki w'u Rwanda ntabwo yaba agiye kure n'ukuri kose. Ni umuhanzi ufite amateka maremare yaba mu buzima bwe cyangwa se mu muziki, kandi nawe ntatinya kuvuga ko ari bava kure. Ariko ibyo byose yarabirenze, ubu ni umuhanzi w'ikirangirire haba muri Afurika ndetse n'isi yose. Kuri ubu ni igitangaza. Indirimbo ze zizwi henshi muri Afurika ndetse amaze kwigarurira igice kinini cy'imitima y'abatuye cyane muri Afurika y'Iburasirazuba nka Kenya ndetse n'ahandi hose muri Afurika. Mu Rwanda ho yamaze gufata abantu bugwate ku buryo n'abataramukundaga babuze aho bamuhungira bakisanga basigaye bakunda ibihangano bye. Akunze kwitabazwa n'abahanzi benshi ngo baririmbane kuko indirimbo yashyizemo ikirungo nta mananiza irakundwa. Abatazi kuririmba nabo baramwitabaza ugasanga indirimbo yanuriye. Urugero rwa hafi ni yitwa Kongora yakoranye na Sani, wari usanzwe avugwaho ubuhanga buke mu kuririmba, ariko bakiyihuriramo iyi ndirimbo yaje kwirahirirwa bikomeye. Nyemerera njye nawe dutemberane mu buryo bwihariye, ariko bwa buryo nyine bwihariye nyine bw'ubuzima bwa Bruce Melody bukakaye. Umwana wirinze kuri buri kimwe cyose, ariko akarangwa no gukunda umurimo ndetse n'akazi nyine yakoraga by'umwihariko, ndetse n'impano ye ntiyayipfusha ubusa. Ngiye kukubwira amateka yandi ariko utigeze wumva. Amazina ye ni Bruce Taiwacu cyangwa se Bruce Melody. Yavutse mu 1992. Aha yavukiye i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Avuka kuri Gervais Ntibihangana na Verena Muteteri. Ababyeyi bose bitabye Imana, ni uwa kabiri mu muryango w'abana 4. Amashuri abanza yatangiriye ku kigo cyitwa Camp Kanombe. Amashuri yisumbuye yatangiriye i Kanombe ahitwa Ifotec, aza kuyarangiriza ahitwa Islamic muri Rwamagana. Uyu muhanzi avuga ko yatangiye umuziki akiri muto, ariko by'umwihariko agakunda umuziki kubera itsinda rya Kigali Boys yarizwe ku izina rya KGB. Iri tsinda ryakoze umuziki igihe kinini mu gihe cyiwe nyine cyari cy'amabyiruka. Iri tsinda ryari rigizwe na Mr Skills, MYP ndetse na Henry witabye Imana, ari nawe wafashije Melody kujya muri studio bwa mbere. Yagize ati, ni KGB watumye numva naba umuhanzi ndetse yankundije kuba umuhanzi ku giti cyanjye kurusha uko najya gukora collab. Mu rugo batwumvishaga indirimbo z'Imana, ntabwo nari nzi ko habaho izindi ndirimbo, ko umuntu ashobora kuririmba ibindi bintu bitari indirimbo z'Imana. Ibi nabikomeye ku itsinda rya KGB, ntangira kwandika nyine ngendeye ku ndirimbo zabo bari bafite bagiye basohora. Avuga ko hari igihe yafashe inzira akava iwabo akajya i Gikondo gushakisha aho abagize KGB baba, bikaba amahirwe ubwo yahuraga nabo ndetse bakamwemerera ubufasha. Nagiye i Gikondo gushaka KGB, ndababwira nti mwamfashije ko ndi umuhanzi, ndashaka kuzamera nkamwe. Nabo bati ngaho turirimbire. Bari itsinda ry'abasore nk'icyenda, maze barambwira bati turirimbire. Ndababwira nti ese naririmba ndeba inyuma? Bati nta kibazo. Kuko aha Bruce Melody yari atinya uruhame. Henry arabikunda anjyana muri studio, aganiriza umuntu ukora indirimbo ndetse baraganira. Nubwo ariko yari yanyemereye gukorerwa indirimbo, icyo gihe ntago byamukundiye kuko producer yaje kugenda amubeshya impaka indirimbo yari yaranyemereye idakozwe. Nagiye muri studio biturutse kuri KGB by'umwihariko Henry. Icyo gihe producer Jackson Daddy1 niwe wagombaga kunkorera aho yakoreraga i Nyamirambo. Agenda mbeshya birangira byanze. Nabihereye mu mwaka wa 5 bigera no mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye indirimbo itarasohoka. Hari n'igihe nigeze kujya mu ntara muri studio n'amaguru. Icyo gihe umuriro wari washize mbura amafaranga yo kuwugura, nabaga nanaje n'amaguru nabuze n'ijana ryo gutega bus. Mu rugendo rw'ubuzima bw'umuziki wa Bruce Melody ntabwo ajya yibagirwa ukuntu yiga mu mashuri abanza. Hari umusore wari mukuru biganaga wamubeshye kazamujyana muri studio i Karongi
undi akiba iwabo udufaranga akatumuha bikarangira undi amaze igihe kinini yaramuburiye ibirengero. Uyu muhanzi wari wariringiye benshi ndetse akabiringiraho n'ibye byose nyine, bamaze kumucocora yahisemo inzira ye ya wenyine atangira urugendo rw'umwe. Bruce Melody washakaga kuba umuhanzi yatangiye kubona ko ibyo kuririmba bishobora kuba bitoroshye, ahitamo kwiga gukora indirimbo akazajya akorera abandi ndetse nawe ubwe. Yagize ati, nabonye byanze ntangira kwiga gutunganya indirimbo muri studio ya Madrid Black. Icyo gihe producer piano ndetse na Jimmy barakoranaga bakigishwa piano na Junior Multi System. Nageze aho ndabimenya ndetse ntangira gukorera amafaranga. Igihe cyarageze amajara anyirukana. Nakoze muri studio ya Masaka nza kubona indi Rwamagana. Nageze umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye mba mpagaritse umuziki, nyuma nza kubona umuntu ugura studio ya Maji anshyiramo nyikoramo. Akomeza avuga ko nyuma we n'umukire waguze studio bagiye inama yo kujya gushaka Rick ngo abungure ubumenyi ku gutunganya indirimbo, basanga ntawe ahubwo hari producer Fazo. Nyuma yo kugura studio twagiye Nyamirambo gushaka Rick dusanga agiye kugenda muri Amerika dukorana na Fazo. Icyo gihe twakoze indirimbo ariko arambwira ngo ndirimbe kugira tubone icyo twigiraho. Ndirimbye yumva harimo akantu, yumva hari akantu karimo. Dukora indirimbo ya mbere yitwa ngiye kubivuga, anayijyana kuri radio. Bukeye dukora iya kabiri, numva ibintu ni byiza. Bitambwira wa mukire agurana Limited, bansinyisha nk'umuhanzi. Nibwo twakoze uzandabure n'izindi. Uyu musore yakoranye indirimbo ze zitandukanye na producer Fazo, ariko nyuma baza gushwana bapfa Melody. Yashakaga ko bakora indirimbo ziri ku rwego rurenze rw'izo bakoraga zari ziriho. Fazo twagiranye umwuka mubi. Fazo ni umuntu nifuzaga ko twaterana imbere. Nashakaga ko dushaka ahantu twihugura tugakora indirimbo mu buryo rw'amajwi zisumbuye izo twakoraga. Mbimubwira mu mvugo mbi arababara cyane. Hari igihe wisanzura ku muntu ukamukomeretsa utabizi. Naramubwiye ngo ko indirimbo zawe ziba zoroshye waretse tukihugura. Ba numva indirimbo zawe zoroshye nk'udupapuro. Nye nta mutima mubi nabivuganye. Ndetse byagezeho nashaka kujya muri studio nkamubura. Nyuma mama wanjye yahise apfa, nabwo muvugishije numva ntacyo bimubwiye, mpita menya ko yarakaye. Njya mu bintu byo gushyingura. Nyuma nabonye ko Fazo tutagikomezanyije, mpita njya kwa piano dukora ndumiwe. Bruce Melody avuga ko nyuma yahise atangira gukorana na piano. Babanye kera, aza no guhura na Mico wamufashije kujya muri Super Level. Mu 2011 uyu ni wo mwaka Bruce Melody yatangiriye gukabya inzozi ze mu muziki, ndetse ni nabwo yakoze indirimbo zatumye atangira kumenyekana zirimo Telefone ndetse n'izindi. 2012 kugeza 2013 yashwanye na Fazo ajya muri Bridge Record. Icyo gihe nibwo yatangiye gukorana na producer piano. Muri 2012 nabwo yapfushije nyina. Muri uwo mwaka ni nabwo yari umwe mu bafasha abahanzi nk'urubyiruko. Icyo gihe yari afite indirimbo zirimo Tubivemo na Telefone. 2013 yinjiye muri Super Level. 2014 kugera 2015 yari umwe mu bahanzi bameze neza bakora indirimbo muri Super Level. Uyu muhanzi nubwo yari afite ibihangano bikunzwe muri icyo gihe, ndetse ari no mu bafite runini Super Level, yamuhaga 30% by'amafaranga yakoreye. Mu mpera ya 2014 Bruce Melody nibwo yakozemo indirimbo yise Ndakwanga, bivuga ko ari indirimbo yakoze ashaka kwihimura kuri piano bari bashwanye. Iyi ndirimbo yayikoreye kwa Fazo, bari bamaze igihe kinini barashwanye. Muri 2015 yasheshe amasezerano yari afitanye n'iyi nzu yafashaga abahanzi, ariko kwishyura miliyoni 18 Super Level, ariko biza kurangira yishyuye miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwo mwaka ariko nubwo yahuriyemo n'ibibazo, yanibarutsemo umwana we w'imfura yise Bright. Mu Gushyingo 2015 ariko umwaka Bruce Melody yawurangije nabi bitewe n'umukobwa witwaga Gasaro Diane wamuzaniye umwana mu kabari nk'inyamirambo, ahahoze akorera inzu ya Super Level amusaba indezo. Bruce Melody yakomeje kumwigarika, ndetse n'uyu munsi ntigeze yemera uwo mwana bamushinjaga. Muri 2017 nibwo yakozemo indirimbo yitwa Ikinya, yabaye imwe mu zazamuye igikundiro cye. Ni nabwo yagiye muri Kenya muri Coke Studio akorana indirimbo na Kaligraphy. Muri uwo mwaka nibwo uyu muhanzi yasubiyemo indirimbo Ikinya akayitwa Twatoye Twatsinze, mu kwishimira intsinzi ya Perezida Paul Kagame mu matora. Umwaka wa 2018 wabaye umwaka w'akarusho kuri Bruce Melody, kuko nibwo umwaka yatwayemo igihembo cya Primus Guma Guma Superstar. Ni nabwo bwa nyuma iri rushanwa ryabaye. 2018 nabwo indirimbo yahuriyemo na Urban Boys yitwa Nta Kibazo, iri mu zakunzwe cyane mu gihugu. Uyu muhanzi ni umwe mu bahiriwe na 2020 guhera Werurwe ubwo coronavirus yateraga. Muri uko kwezi nibwo yakoze indirimbo yise Hands Up yakunzwe. Nyuma yaho yakoze izindi ndirimbo zatumye ashimangira ubuhangange bwe zirimo Ntiza yakoranye na Mr Kagame, Samoya, Ikinyafu, Abu Dhabi ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Uyu muhanzi yakoze indirimbo enye ze bwite zose zirakundwa.
ni nabwo yasinye amasezerano yo gukorana n'ibigo bitandukanye byamamariza. Naho 2021 uyu muhanzi yagiye akora ibihangano bitandukanye byakunzwe birimo nk'indirimbo yise Bado ndetse niyo yaherukaga kuriramo na Calligraph John yitwa Sawa Sawa. Bruce Melody yakoze igitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 amaze mu muziki. Ni mu gitaramo yahuriyemo n'abahanzi bagiye batandukanye aho yamaze kwitabaza Aline Sano, Niyo Bosco, Riderman, Bulldog ndetse na Christopher. Gusa harimo n'abandi bagiye bagaragara muri iki gitaramo. Ariko se nyuma ya 2021 n'uruhe rugendo rwa Bruce Melody? Ni kuyihe ntera kugeza agiye gukorana indirimbo na Diamond Platnumz ikirangirire muri Afurika? Ese witeguye ko tuzabana mu gice cya kabiri? Niba ari byo kora subscribe kugira ngo utazigera ucikwa n'igice cya kabiri. Nje mwabanye nyita DJ Wakanda Famous. Nabashimiye.